iyobokamana duhorana impaka nyinshi. Bamwe bati nta wapfuye ugaruka, abandi bati aragaruka. Hari n'abavuga bati njye namwiboneye nyuma y'uko tumushyinguye yaransuye. Bamwe bati nasuye na mama, undi ati papa yaransuye. Abandi bati umwana wanjye naramubonye nyuma y'igihe gitoya tumushyinguye, ati umuvandimwe wanjye kandi naramubonye yaraje kunsura. Abandi bati ibyo ni ukubeshya ntawe wigeze ubona. Bamwe bati yaransuye ananganiriza neza, ambwira neza. Hari n'ugira ati yaransuye ansura mu isura y'uburakari, andakariye cyane, aranyirukankana, aramvudukana mu nzozi, mbona arashaka no kunyica. Yewe undi akavuga uti ngewe yaraje akajya ngobeza akambwira ati nje kugutwara. Uyu munsi hari abantu benshi bagiye bagira ihungabana ku mpamvu z'uko bavuga bati twagiye tubona abacu twashyinguye tukababona nyuma y'uko tubashyinguye. Izi rero ni impaka zikomeje kubaho. Bamwe bati ntabapfuye ushobora kugaruka ngo agaruke mu bantu yasize. Abandi bati nyamara birashoboka kuko hari abatanga ubuhamya bw'uko yaba agaruka cyangwa se baba barababonye. Yewe hari n'abatanga ubuhamya bakavuga bati yewe twarababonye, ukumva umugore atanze ubuhamya ati njye naramubonye umugabo wanjye yaragarutse, atavuga nsanga no mu kiryamo, ati yansanze mu kiryamo yaragarutse. Ese koko ukuri ni ukuhe? Uwapfuye se ashobora kugaruka, akagaruka mu bo yasize? Ese agarutse hari ibikorwa runaka ashobora gukora? Ese mu kugaruka hari ubufasha yaha abantu yasize benewe? Ese umuntu w'umubyeyi ashobora kugaruka mu muryango akagira ubufasha yaha abo yasize mu muryango, umuryango we akagira ubufasha yawuha? Ese yagarutse agaruka mu yihe sura? Ese niki kiba gitumye agaruka? Ibi bibazo byose twibaza ku kigendanye no kwibaza niba mu z'ukuri wapfuye agaruka, ikimugarura. Ese ingaruka bishobora kuzana mu bo yasize mu gihe yaba agarutse ni izihe? Ese biba byagenze gute? Biba byaciye mu yihe nzira? Munyemerere tubane muri iki kiganiro, dushyire umucyo ahagaragara, tubigaragaze, twifashishe Bibiliya, twifashishe ibitabo, turebere hamwe mu by'ukuri iki kibazo abantu bakomeje kugenda bibaza, giteye abantu urujijo, abantu batumvikanaho. Bamwe bati ni amadayimoni, abandi bati ni abazimu. Ariko si ubundi abazimu n'abadayimoni ubundi se batandukanira hehe? Bakorana bate? Ibi bintu bohereza mu bantu twabasengera bikavuga, bikajya byivuga n'amazina. Ese ubundi ni abadayimoni? Ese ubundi ni abazimu? Niba ari abazimu se baba bagarutse bate? Ibi bibazo byose nyemerera ube hafi, tubane muri iki kiganiro, tubane muri iyi nyigisho. Urabasha gusobanukirwa, urabasha kunyurwa, umenye ubwiru bwihishe cyane muri iki kibazo kivuga ngo ese koko uwapfuye yagaruka mu bo yasize bakongera bakababona? Bahaye ikaze muri iyi nyigisho nziza. Abamarayika baradutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abamarayika baradutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abimukira TV. Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza, mbifurize gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana ibarinze kandi mu mitima yanyu mufite gushima Imana kuko muhumeka. Hari benshi uyu munsi batakiriho, batagihumeka. Igishoro cya mbere ni ubuzima. Mu gihe cyose ubona Imana iguhaye ubuzima, burya hari icyizere cy'uko n'ibindi yabiguha, kubera ko ubuzima iyo buhari ibyiringiro byose birashoboka. Iyo ubuzima buhari wabasha gukora, ubuzima buhari amahirwe abandi babona nawe wayabona. Ibyiza bigenewe abazima nawe burya ubu bigenewe. Shima Imana rero ukubayeho kandi wizere ko n'impinduka zigomba kuboneka z'ubuzima. Nge nitwa Misago Alfred, ni umwigisha ubutumwa bwiza, ariko kandi nkaba n'umusesenguzi mu biganiro bitandukanye cyane by'iyobokamana, ariko no ku mibereho isanzwe tubamo mu buzima
bwa buri munsi. Reka rero mbahe ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ikiganiro cyangwa se w'inyigisho tugiye gufata tuganira, aho turi bugaruke cyane uyu munsi ku kibazo cy'amatsiko. Ni ikibazo cy'amatsiko, ni ikibazo abantu bakunze kwibaza bakanakijyaho impaka cyane. Abantu benshi bakibaza bati ese uwapfuye aragaruka? Umuntu wapfuye ashobora kugaruka, abo yasize bakamubona? Aho uzasanga hari abantu bavuga bati ngiye nyuma y'uko umubyeyi wanjye apfuye yaransuye, ngo amaze kunsura kangahe mu nzozi tukaganira nkamubona. Undi ati papa yaransuye, undi umuvandimwe wanjye naramubonye nyuma y'uko apfuye. Yewe hari n'ibagera ku rwego rwo kuvuga bati rwose ati yaje mu muryango, ahageze adutera ubwoba, ambwira ibintu ibi n'ibi byo kunkanga. Ese koko ni ukuri uwapfuye ashobora kugaruka abantu bakamubona mu muryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Ayo makuru yose agendanye na nyuma y'ubu buzima, ibikurikiraho, niba umuntu ashobora kugaruka akongera akisanga mu muryango abantu bakamubona mu bihe bitandukanye, nibyo tuje kugira ngo tubafashe twifashishije ijambo ry'Imana. Turebe icyo Bibiliya bivugaho, turebe icyo iyobokamana ribivugaho, ariko kandi turebe n'icyo muri sosiyete naho babivugaho ukurikije n'ibyo bagenda babona. Muranyemerera rero dusenga Imana. Nitumara gusenga Imana turasoma ijambo ry'Imana dukomeze n'inyigisho. Mana nziza, ndagushimiye ijambo ryawe ni rizima kandi ni iryera, ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Uko wari ejo n'uyu munsi ni kuri. Nejejwe cyane n'uburinzi bwawe, warinze ubwoko bwawe, nanjye ukandinda. Mbayeho ku bwawe, tubayeho ku bwawe, ntuhabwe icyubahiro. Uduhaye umwanya mwiza rero, ni umwanya wo kugira ngo twongere twige kandi tumenye, dusobanukirwe, kugira ngo tutabaho mu rungabangabo, kuko iteka ryose iyo umuntu amaze kumenya ukuri, ukuri kuramubatura. Unyemerere rero unshyigikire muri uyu mwanya kandi ubane n'abagiye kumva ijambo ryawe, icyo dukumiriye n'ikirogoya yose ya sekibi, mu izina rya Kristo Yesu. Umwuka wera w'Imana naganze kandi atubere umuyobozi muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike mu gice cya 5, turasoma umurongo wa 23. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cyaho cya 5, turasoma umurongo wa 23. Haragira hati, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubw'umwami wacu Yesu Kristo azaza. Bitazabaho umugayo ubw'umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ariko mwanyemerera nkongeraho n'irindi somo riri mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto mu gice cyaho cya 4, ku murongo w'16 haravuga ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Reka twifashishe ibi byanditswe. Niba mwakurikiye aha muri ibi byanditswe, icyanditswe dusomye mu Batesalonike mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 5:23 kivuze bimwe mu bice bitatu bigize ubuzima bw'umuntu, cyangwa se bigize umuntu w'impagarike, kugira ngo umundebe ukumpagaze, mundebe ukunguku ndi, kugira ngo mbe nitwa Misaga Ruferedi. Hari ibice bitatu Bibiliya ivuze bingize, harimo umubiri, umwuka ndetse n'ubugingo. Ibyo byose uko ari bitatu bifite agaciro n'igisobanuro ku Mana, kuko byose uko ari bitatu dusabwa ko bikwiye kurindwa, hatazagira na kimwe muri ibyo bitatu bizagibwaho n'umugayo ubwo Yesu Kristo azagaruka. Muri iki kiganiro cyangwa muri iyi nyigisho yacu ivuga ngo ese ko kwapfuye abasha kugaruka mu bo yasize, turaza kureba niba bishoboka, turebe n'igice gishobora kugaruka muri ibi bice. Ese ashobora kugarukana ibi bice byose uko ari bitatu, cyangwa se harimo igice kimwe gishobora kugaruka? Turi bubibone aha mu rwandiko dusomye rwa kabiri rw'Abakorinto mu gice cyaho
cya 4 umurongo wa 16 haratubwiye ngo nicyo gituma tudacogora nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza ariko uw'imbere arushaho guhinduka mushya uko bukeye nuko bwije. Byumvikane ko muri twe harimo undi muntu turabibona, ariko muri twebwe harimo undi muntu. Hari uyu w'inyuma turi kureba, ariko hari undi. Uwo rero uwo Bibiliya ivuze ngo arushaho guhinduka mushya, uwo turaza kumwitaho cyane muri iyi nyigisho, turaza kumugarukaho cyane. Ese koko umuntu wacu cyangwa se umuntu aragaruka nyuma yo gupfa, akaba yagaruka mu muryango? Nihuse, iyi nyigisho tuyizanye mu gihe usanga abantu benshi batanga ubuhamya buvuga ngo ko babonye ababo nyuma y'uko babaherekeje bagakurwa muri uyu mubiri, bakavuga ko baje kubabona, bababonye babasuye baryamye, hari abababonye bakubitanye barabikanga. Ni ubuhamya butandukanye. Umuntu ashobora kuvuga uti nabonye mama, nabonye papa nyuma y'uko tumuherekeje tukamushyingura, nabonye umuvandimwe wanjye, umwana wanjye nongeye kumubona. Muri ubu buhamya cyangwa se n'inshuti ye nabyo birashoboka, umuturanyi. Ariko muri ubu buhamya abantu bagenda batanga, hari abagaragaza ko mu gihe basurwaga hari ababasuye, cyangwa se mu gihe basurwaga uwabasuye yabasuye mu isura nziza irimo kubahumuriza, mu isura nziza yo kumuganiriza, akumva arishimye, akabona ni isura nziza iteye ubwuzu. Ariko kandi hari n'abatanga ubuhamya bakavuga bati mu gihe yazaga ndamubona yaje arakaye, yaje andakariye, yaje ashaka kunkubita, yaje anyirukankana, yaje ambwira nabi, yaje amputaza. Ubwo ni ubuhamya butandukanye. Hari abagaragaza ko mu gihe babonaga babo babasuye nyuma yo gukurwa muri uyu mubiri, hari abavuga ko baje mu isura y'ubwuzu igaragaza ubwuzu ndetse n'impuhwe, bakanabaganiriza, bakumva baranasusurukiwe kandi bakumva rwose baravuze bati nari nanamukumbuye. Ariko hari n'abavuga bati yaje mu isura ya kamere y'uburakari, yari amereye nabi, yendaga kumva nagize ihungabana rikomeye nyuma y'uko ansuye. Ese biba bimeze bite? Ese ko kuwapfuye aragaruka mu bazima? Agaruka ate? Biba byatewe n'iki? Ese mu kugaruka kwe ni izihe ngaruka yateza abasigaye, abasura kenshi? Ese hari ingaruka bishobora kubagiraho? Byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi nyigisho yacu. Nihuse, reka tubanze dusobanure birya bice bitatu bigize umuntu: umubiri, umwuka, ubugingo. Umubiri nguyu murabureba, hari igice cya kabiri cy'umwuka, konegisiyo ihuza umuntu n'Imana. Ni igice kitagirwa n'ibisimba cyangwa se inyamaswa, ni igice kiri konegisiyo n'umuntu n'Imana. Mwibuke ko Imana imaze kurema umuntu yaramubumbye, umuntu yari araho atinyagambura, ari ikibumbano kiraho, ariko ngo imuhumekeramo umwuka wayo. Ntabwo iki gikorwa yakoze ku muntu, ntabwo yagikoze ku nyamaswa. Imuhumekeramo umwuka wayo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Hakaba igice cya gatatu cy'ubugingo. Iki gice cya gatatu cy'ubugingo ni nacyo gice kibarwa nk'umuntu wacu w'imbere. Ni igice kirimo, nicyo kibumbatiye amarangamutima, imitekerereze. Iki gice rero cyitwa ngo igice cy'ubugingo ni igice gikomeye, ni igice gikomeye, kandi ni nacyo gice gikomeza kubaho nyuma yo gutandukana n'uyu mubiri. Iyo dusomye igitabo cy'umubwiriza igice cya gatatu umurongo wa 21, tugasoma 12 umurongo wa 7, yewe n'itangiriro igice cya gatatu umurongo waho w'19, Bibiliya tugaragariza ko iyo umuntu akurwa muri uyu mubiri cyangwa apfa, umubiri witwa ubutaka, ufatwa nk'ubutaka, ugasubira mu butaka aho wavuye, ariko ubugingo bukagenda.
ubugingo rero umubiri ujya upfa ariko ubugingo bwo bujya bukomeza kubaho bukimuka bukajya ahandi hantu nk'uko turaza kugenda tubibona. Igice rero cyitwa ubugingo nicyo turaza gutindaho cyane kuko nicyo gice gishobora kugaragara muri ubwo buzima abantu bajya babona bakavuga bati mu by'ukuri runaka namubonye yagarutse. Hakaba n'abamugisha impaka bakavuga bati urabeshya, umubonye gute ko twamushyinguye byarangiye, umubonye gute? Iki gice rero turaza kukibandaho cyane. Iki gice ni nacyo kizajya mu rubanza. Niba mutari mubizi cyangwa se abatari babizi, iki gice cy'ubugingo nicyo kizajya mu rubanza. Iyo dusomye hano mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cyaho cya 15 umurongo wa 33 wa 53 kugera kuri 54, Bibiliya itugaragariza ko icyo gice cyitwa ubugingo, niba umuntu yaritwaye neza muri ubu buzima, kizongera gihabwa undi mubiri noneho udapfa, kizaramiramo iteka. Ariko muri Ezekiyeli igice cya 18 umurongo wa 4 n'umurongo wa 20, Bibiliya ikagaragaza ko niba umuntu yaritwaye nabi muri ubu buzima, icyo gice kizapfa. Bibiliya iravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Nari mbabwiye ko icyo gice cya gatatu cyitwa ubugingo ni nacyo kizitaba Imana, nicyo cyitaba Imana, nicyo kizajya mu rubanza. Kubera iki umuntu apfuye bavuga ngo runaka yitabye Imana? Yitabye Imana ngo kandi yakuwe mu mubiri. Wenda kwitaba Imana byo reka mbyihorere kuko ni ibindi, kuko bose ntibayitaba, hazamwe amarangamutima nyine agendanye n'uko umuntu wese upfuye baba bamwifuriza kujya heza. Ariko reka ngaruke kuri aka kavuga ngo runaka kuwe mu mubiri. Ntimwumva ko hari umuntu bavuze ukuwe mu mubiri? Kandi umubiri mwibuka ko tuwusigaranye, bari kubivuga gutyo umubiri tuwufite. Turimo turamubika ko akuwe mu mubiri kandi umubiri turacyawufite. Uwo rero twabitse ntabwo ari misago si runaka. Uwo twabitse, uwo twatabarije turavuga ngo yakuwe mu mubiri. Ntabwo dutabarije uwo dufite witwa umubiri, kuko we turamufite, nta naho yagiye. Nitwe dufite ubushobozi n'uburenganzira bwo kuza kumujyana aho dushaka, ahaciriritse cyangwa ahendutse. Igikuru nuko tumuherekeza neza, tukamuherekeza, ubutaka bugasubira mu butaka aho bwavuye. Ariko hari uwo twabitse utari kugaragara aho ngaho. Twabitse tugahamagara abari mu ntara, abari hanze y'igihugu bati mudutabare, runaka yakuwe mu mubiri. Uwo rero uri kuvugwa ko yakuwe mu mubiri, uwo yawukuwemo ajyahe? Ko yawukuwemo tukaba twasigaranye umubiri, yagiye? Uku rero tutazi aho yagiye niho hakwiye kwitonderwa, kuko utazi aho yagiye mushobora no gukubitana, kuko ntuzi aho yagiye. Niba yikinze hafi aho ngaho ntubizi, niba ari inyuma y'inzu ntubizi, niba yagiye munsi y'igitanda ntabwo ubizi, niba yakuwe mu mubiri akajya hirya gatoya mu baturanyi ntubizi. Ko yakuwe mu mubiri yagiye, havuyemo ya marangamutima yo kuvuga ngo yitabye Imana. Yayitabye koko? Imana idufashe kumva ibi. Biba bisa n'ubwiru bugoye kubwumva, ariko iyo ubyumvise ntubyumvire muri kamere, ntubyumvire muri kiritike nyinshi, ntubyumvire mu mwuka wo gupinga, ntubyumvire mu mwuka w'ubwiyemezi, ntubyumvire mu mwuka w'ubwibone. Urabyumva, umwuka wera aragufasha ukabyumva. Ariko ushatse kubyumvira muri analize nyinshi ngo wapi, ngo biba ari kuvuga se, ngo bibaho, ngo byavuye, uzaguma gutyo, uzaguma ube mu gicuku gutyo, uzagumana ubumenyi buke bwawe nibwo uzagumana, kuko ntushaka kunguka. Urumva ko ibyo wamenye nibyo, ibyo uzi nibyo, wumva ko nta gishya wakunguka.
wumva ko nta kintu cyari kiriho utakizi, ubu si ibintu byose biriho urabizi, ubu amakuru yose urayazi. Si igitangaza ko rero twavuga inyigisho nk'iyi ukavuga uti karabaye tumuyobe araje, tujya tubona no muri komenti mubitwandikira ngo umuyobe ariko uyobya abantu, kandi ugategereza ko agaragaza referanse byibuze agenderaho, ukavuga uti noneho rero ngewe ndabona abayobya, ahubwo reka mbaho umurongo muzima, ibi uri ukuri ni ibi, byubakiye kuri ibi, ku byanditswe ibi, ugategereza ugaheba, ahubwo ni ukugurukira hejuru agasamira hejuru. Umuyobe agiye kuyobya, agiye kubayobya, uri gusenya ibyo avuga, we wazanye ibizima. Niba udafite ikizima gisimbura icyo wise ko gipfuye, icecekere rwose, funga umunwa wawe, si ngombwa kuvuga, iturize. Hari igihe tujya muri sare aho bari gusezeranira, ntibakira amasezerano y'abagiye kubana, ndetse haba mu nsengero ndetse no muri leta. Gitifu cyangwa pasitori akabaza ngo none ngo aba bantu ngo murimo murabareba, ngo turimo turabareba, ngo none se ngo hari umuntu wumva afite ikibazo cyatuma tutabasezeranya? Hari uhari ce ati woke uko mucecetse muzahore mucecetse. Nanjye reka mbabwire nti niba udafite icyo gukosora ku byo umuntu yavuze ngo utange umucyo uruta ibyo yavuze, icecekere uzahora unacecetse. Ariko menya neza ko burya hirya y'ibyuzi hari ibindi utazi kandi ukeneye kumenya. Imana nidufashe kubana kwabo kwiza, barahugurana. Turakomeje, turimo turibaza tuti ese koko uwapfuye aragaruka? Nihuse rero iki gice cyitwa ubugingo, Bibiliya igaragaza ko iyo umuntu atandukanye n'umubiri, iyo kigiye kigatandukana n'uyu mubiri, iyo yubahaga Imana kijyanwa muri paradizo. Aha rero noneho twakataje twinjiyemo. Noneho iyo yubahaga Imana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, njye nabaha n'ibyanditswe, mutagira ngo ni amagambo yanjye, ni ibitekerezo byanjye, mbaha ibyanditswe. Mbere yo gusenya ibintu jya ubanza usome ijambo ry'Imana. Luka 16 umurongo wa 19 kugera kuri 22, aya ni amagambo yavuzwe na Yesu Kristo, aho yagize ati atanga ishusho y'ubuzima bwa nyuma y'ubu. Aravuga ati noneho rero imibereho y'abantu babiri, afata itsinda ry'abakiranutsi arishyira muri gurupe ya Lazaro, afata itsinda ry'abapagani arishyira muri gurupe yise ngo nyamutunzi. Agaragaza nyuma yo gutandukana n'umubiri igikurikiraho, agaragaza ko Lazaro yagiye mu gituza cya Aburahamu, ajyanwa muri paradizo. Igice cya 23 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, umurongo wa 39, Bibiliya iravuga ngo ubwo yari ari ku musaraba abambanywe n'abagome babiri, umwe ibumoso undi iburyo, uw'ibumoso aramushinyagurira, ikize natwe dukize nibura umwana w'Imana. Uw'iburyo aca bugufi ati yo wowe no kubaha Imana ntuyubaha, uyu ntari mu rubanza rumwe n'urwacu, uyu twebwe turazira ibyo twakoze, ariko uyu we arazira ubusa. Yesu uzanyibuke ubwo uzaza mu bwami bwawe. Yesu ati umura mwana wanjye, today uyu munsi turi bubane muri paradizo. Iyo paradizo musezeranya nta handi agomba kujya uwo muhungu napfa. Mu kanya gato arapfa, bamuvuna amavi, none araza kujya he? Amwijeje ko araza kujya muri paradizo, kuko na Yesu Kristo nta handi ari bujye, nawe nakurwa mu mubiri, nawe nta handi ari bujye, arajya muri paradizo. Niko byagenze. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 27:51, Kristo ngo amare gutanga agikurwa mu mubiri, umubiri bari bakiwufite ukiri ku musaraba, na wa muhungu agikurwa mu mubiri, umubiri wabari bakiwufite uri ku musaraba, bataranayimanura. Paradizo mugira ngo ntibari bayigezemo se? Bari bahageze, aribwo hasanze itsinda rinini ry'abera bari bahari. Bibiliya iravuga ngo amaze kuri hasanga ararikingurira,
aho Satani yasaga naho yerera abagizeho ububasha, arabwira ati nimusohoke mwigendere. Bafata akanya ko kugenda babonekera abantu. Ubugingo ikidufata nka roho z'abizera, iyo bakuye muri uyu mubiri bajyanwa muri paradizo. Nituvuga paradizo ntimwumve ijuru nanone, wenda ijuru naryo tuzabereka igihe cyo kurigeramo. Mwumve paradizo nk'uburuhukiro, nk'aho abera bategerereje. Mu Baheburayo igice cya 11:39 ngo niho barindiririye kuzahererwa hamwe natwe ingororano. Ibyasezeranijwe cyangwa se ingororano. Baradutegereje, natwe tubanze tuhagere. Umubwiriza 12:7 naho hagaragaza ko abakiranutsi barapfa bakajyanwa, bakazamuka, bakajyanwa muri paradizo. Iyo rero umuntu adakijijwe, Bibiliya naho igaragaza hajya. Umubwiriza 8:10 nabonye abanyabibi babambwa bapfa bakamanuka bakajya ikuzimu. Uwo ni umubwiriza igice cy'8 umurongo w'10. Nabonye abanyabibi bamanuka bajya ikuzimu, bapfa bakabambwa bagahambwa, noneho bakamanuka bakajya ikuzimu. Yesu yaranabigaragaje muri Luka igice cya 16:22, avuga noneho iherezo rya Nyamutunzi. Agaragaza uburyo Nyamutunzi we yakuwe muri uyu mubiri, ngo amare gukurwa mu mubiri, dayimoni ziramujyana ngo agere ikuzimu, ngo ahagirire umubabaro mwinshi kugera ku rwego yinginze Aburahamu amubonye Lazaro ngo ari mu gituza cye, aramubwira ngo Aburahamu sogokuru, ndakwinginze ohereza Lazaro atonyangirize utuzi ku rurimi, kuko aha ngaha ndi kubabara. Iryo ni iherezo ry'umuntu wabuze ubugingo, naho yerekera. Nihuse ni ryari rero iki gice gishobora kugaruka? Tubonye ko hari uwagiye muri paradizo, hari n'ugiye mu cyo twakwita ikuzimu, cyangwa Bibiliya iri kwita ikuzimu. Ese none kugaruka bibaho gute? Ni ryari uyu muntu yagaruka? Akagaruka avuye ikuzimu cyangwa akagaruka avuye muri paradizo? Bene muntu bakaba bamubona, bene muntu bakamubona, bakamuganiriza. Ni ryari biba byagenze biti? Ibi bihe bibaho mu bihe bitatu, bishoboka mu bihe bigera muri bitatu, ngira ngo mbasobanurire. Hari ibihe bitatu ushobora kubonamo umuntu wapfuye nyuma yo gupfa, kugira ngo tugendane twitonze kuko niho ruzingiye. Mbere, igihe cya mbere ni igihe uyu muntu wacu w'imbere witwa ubugingo wacu w'imbere, ni igihe cyose yabuze aho aruhukira. Ni igihe cyose yabuze aho aruhukira nyuma yo gukurwa muri uyu mubiri. Yabuze aho aruhukira, yabuze aho atuza, yabuze aho aturiza nyuma yo gukurwa muri uyu mubiri. Akuye muri uyu mubiri, abuze ubugingo. Amaze kubura ubugingo, bibaye ngombwa ko ahinduka inzererezi. Biba bigenze gute rero? Aha ngaha ndagira ngo tugendane twitonze. Biba bigenze bite? Iyo umuntu arimbutse, akomokwaho n'umwuka w'abazimu, cyangwa se yisanga mu myuka y'abazimu. Ubundi umuzimu biva ku ijambo kuzima. Ijambo kuzima yarazimye, none uyu ni umuzimu, ni umuzimu w'uwazimye. Umuzimu w'uwazimye yarazimye, ntahari. Uyu ni umuzimu w'uwazimye, biva ku ijambo kuzima. Noneho kuko yinjiye mu kintu cyitwa imyuka, hari itsinda ryitwa abadayimoni. Abadayimoni ari bo bamarayika baciwe mu ijuru. Hari n'ikiganiro
twabikozeho ngira ngo bamwe mwarakibonye, kivuga ku bubasha bw'abadayimoni bakorera mu ijuru rya kabiri. Abatarakibona mu kirebe, abadayimoni bafite ubushobozi bwo gushimuta ishusho y'umuntu wapfuye akarimbuka akabura ubugingo. Bafite ubushobozi bwo kwishimuta bakayigarukamo, bamara kuyigarukamo bagasura abantu mu nzozi, wamubona ukagira ngo ni runaka ugarutse, ariko atari we, ahubwo ari dayimoni yashimuse isura ye. Ari dayimoni yashimuse isura ye. Ibyo birashoboka cyane. Mbere y'uko Yesu Kristo yimura paradizo akayijyana ayikuye aho yari iteganye n'amarembo y'ikuzimu, Satani yagiraga ubushobozi ku myuka y'abera ku rwego washoboraga gushika umuntu wapfuye yizeye ukaba wamubona. Uyu munsi ntibishoboka, ahantu bari ntabwo Satani yahagera, ariko mbere byarashobokaga. Iyo dusomye igitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya 28 murongo wa 3, tugerageza kwirinda kugenda dusoma kugira ngo tudafata umwanya munini, ariko tubarangira ibi byanditswe kugira ngo niba bishoboka muhasome, ariko ibyo tubabwira nibyo biba bihanditse, ntabwo tubabeshya. Aho rero muri Samweli igitabo cya mbere 28, nyuma gato y'urupfu rwa Samweli, Sawuli yagize intambara zimuremerereye ku butegetsi bwe. Noneho muri za ntambara habaye iki? Muri za ntambara yaje kugira icyifuzo cyo kuba yabona Samweli, kuko Samweli amaze gupfa Imana yaracecetse. Hashira igihe kinini Imana yaracecetse, nta muhanuzi, nta nzozi, nta yerekwa, nta hantu na hamwe, nta nzira n'imwe bakumvira mu ijwi ry'Imana bumve ngo Imana ibabwiye uti ndi mu ruhande rwanyu bizagenda bite. Ibyo biramuhangayikisha, aza kugira icyifuzo cyo kuvuga ngo nkwiriye kongera kubona uburyo nabona Samweli akambwira ibizaba, akambwira ibizakurikiraho. Niko byagenze, yigiriye inama yo kujya gushikisha Samweli. Ajya ku mushitsikazi aramubwira ngo nshikira umuntu, ati hari uwo nshaka kuzurira. Hacise nkuzurire, nzurira Samweli. Kuko umupfumu yari afite imikoranire na Satani ya hafi, kandi abera b'Imana ahantu bari Satani aba afiteho ububasha, aho yakingirana imyuka yabo. Mujya mushimira Kristo yakoze akazi gakomeye. Uyu munsi ntabwo dayimoni Satani ntashobora kongera kutuvogera aho twaruhukiye tumaze gukurwa muri uyu mubiri, ariko mbere byarashobokaga. Samweli yarazamutse, amaze kuzamuka hakurikiyeho iki? Nari mbabwiye nti Kristo yakoze akazi gakomeye mu gihe yimuraga paradizo. Imyuka yabera Satani yarayifite ubushobozi. Hano habayeho iki? Sawuli yagiye gushikisha Samweli. Umupfumu aramuhamagara, arazamuka. Samweli ngo amare kuzamuka arabaza ati se, abwira Sawuli ati, umupfumu yarabanje aravuga ati tumye mpamagara Imana ivuye ikuzimu. Tuwambesha tumye mpamagara Imana si ikuzimu. Ahubwo icyamubayeho, yabonye Samweli mu ishusho idasanzwe, kuko imyuka yabera iziroho aba bantu bacu b'imbere, umuntu wacu w'imbere, ndimugira ngo nibaringiraho umuntu ufatika Imana yambika nk'uko nawe wambara. Mu gitabo cy'ibyahishuro Yohana mu gice cyaho cya 6 hereka umurongo w'10, umurongo w'9 ukamanuka kugera kuri 11, hari imyambaro bajya babambika ibemerera guturiza muri paradizo. Hari ibishura babambika ku buryo mwiyerekwa umubona ukabona yikwije, nyine ukabona arambaye. Icyo gishura rero Samweli yakijemo. Umupfumu atutumye mpamagara Imana ivuye ikuzimu. Ariko barebye ibindi bimenyetso, Sawuli atubona Samweli mumbi. Samweli aramubaza ati kubera iki nkubaganiye? Kuki nkubaganiye ahantu nari nibereye? Kubera iki? Aramubwira ati intambara zambanye nyinshi, kurwanywa cyane, none byanyobeye. Samweli arongera aramuhanurira aramubwira ati nasize mbikubwiye kuzagira ingorane, kuzagira akaga ku ngoma yawe. Arongera arigendera.
aha nari ndi kubereka ni uburyo bwa mbere uwapfuye ashobora kugaragaramo, ni igihe dayimoni yafashe isura y'umuntu wapfuye kuko yarimbutse yabuze ubugingo, bakagira ubushobozi bwo gushimuta isura ye, ntaba ari ugaruka nyirizina, ahubwo hakaza dayimoni wiyambitse isura ye, kuko abadayimoni ni abamarayika baciwe, bafite ububasha n'ubushobozi bwo kwisanisha n'ishusho yose bashatse, bakihindura itungo, bakihindura inyamaswa, bakihindura umuntu w'igitsina gabo, bakigaragaza mu ishusho y'igitsina gore, bagaragara mu ishusho y'umwana, bagaragara mu ishusho y'umuntu mukuru. Dayimoni afite ububasha bwo kwisanisha n'ikintu cyose ashaka mu gihe ashaka kuzengereza abantu. Bajya bashimuta rero n'amasura y'abantu bakuye mu mubiri ariko bakabura ubugingo, bakayagarukamo, bayagarukamo umuntu akaba yagira ngo ni runaka wamusuye, ariko atari runaka by'ukuri, ahubwo ari dayimoni wafashe ishusho ya wa muntu. Ubwo ni uburyo bwa mbere ushobora kubonamo ishusho n'isura y'umuntu wariho ariko akaza gupfa. Uburyo bwa kabiri ni igihe roho y'umuntu ubwe nayo yagaruka. Icyo gihe ntigaruka yitwa dayimoni, ahubwo igaruka yitwa umuzimu. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cya 24:36 kugera kuri 39, Bibiliya igaragaza uburyo Yesu Kristo nyuma y'uko azutse akaza kubonekera abigishwa be, ngo bagize ubwoba bikanga ko yaba ari umuzimu. Kubera iki? Baravuze bati ntibishoboka, ntabwo yaba ari we, ahubwo ni umuzimu. Nuko bazi neza ko umuntu wagaragara wese nyuma y'uko yigezaho hakaza gupfa yitwa umuzimu. Bibiliya imwita umuzimu, bivuze ngo akomotse kuri wa muntu wabagaho. Abanyarwanda bo barabizi cyane cyane abakuze bagiye baba mu bihe byo guterekera ibintu bitandukanye, bagaterekera abazimu. Hari n'ukuntu umuntu yapfaga bakavuga bati muze duterekere atazagaruka, nimuze tumuterekere atazagaruka. Bo barabizi. Aho ubukristo buziye, iyobokamana rikagenda rigira imbaraga mu bantu, hari ibyo bagenda bibagirwa. Noneho mu gihe bakabaye babimenye mu buryo bw'iyobokamana, nabyo ugasanga ntibabimenye. Yaba ibya gakondo ntibabimenye, n'ibyo bakamenyeye mu iyobokamana nabyo ntibabimenye, ahubwo bakabaho gusa aho nta muzimu ubaho. Kandi wajya kumva aho bateraniye mu byumba by'amasengesho, mu madini, mu nsengero, wajya kumva ngo twirukanye abazimu n'abadayimoni, bose bagasakuriza rimwe mu izina rya Yesu. Ntiwapfa kumva iteraniro rirangiye batavuze abazimu. Ariko watanga inyigisho nk'iyo ugaragaza ko abazimu babaho, ati reka nta muzimu ubaho. Mwabaye mute? Muzavurizwa he? Ninde wabaroze? Kuki umuntu yifunga ngo atamenya, ngo adasobanukirwa? Wowe urasenga wirukana abazimu, ariko umuntu yakubwira ngo umuzimu abaho, ati nta muzimu ubaho, kandi urasenga ubirukana. Bibiliya iri kubavuga, Bibiliya iri kubagaragaza. Dufite ubuhamya bw'abantu bagiye bababona. Mfite ubuhamya bwinshi. Mfite ubuhamya bw'umubyeyi wambwiye uburyo umugabo we nyuma y'imyaka 2 apfuye akuwe muri uyu mubiri yajyaga amusura. Kimwe akamusura ati ngwino ngo amafaranga ujye guhaha. Hakajya amusura akamubwira uti genda ntacyo tubaye. Kindi gihe akamusura ndetse agashaka no kugaruka mu kiryamo. Mfite ubuhamya bw'undi we yajyaga akamuhondagura, akamuvunagura, bugacya yavunaguritse ingingo zose, yavunaguritse yaremba. Mfite ubuhamya bwinshi. Ariko ukajya hariya ati nta muzimu. Ushingira he? Tugusabira Imana ibikwereka ko babaho uhure nabo. Nicyo ushaka ko abantu twemera tubonye. Uwiteka we
urengera abantu bawe. Ntibishoboka ko wahangana n'imbaraga utaranamenya ko zibaho. Ntabwo bishoboka. Kugira uhangane n'umwanzi, urabanza ukamenya ngo uyu mwanzi arahari. Uzahangana n'umwanzi utanemera ko abaho. Uzahangana n'imbaraga utemera ko zibaho. Uzahangana n'imyuka utemera kwibaho. Intambwe ya mbere ni ukubanza kumenya kwibaho, ukemera kwibaho, ukabona guhangana nayo. Ntidukirana n'abafite inyama n'amaraso. Ni abatware, ni abafite ubushobozi, ni abategetsi bategeka isi y'umwijima, ntabwo bategeka iyi si y'umubiri. Ntabwo ari ba mudugudu, ntabwo ari ba gitifu, ntabwo ari ba meya, ntabwo ari ba guverineri. Ni imbaraga zitaboneshwa amaso zikorera mu isi y'umwijima. Harimo abadayimoni, harimo n'abazimu, n'indi myuka itandukanye tuzagenda tubabwira. Igihe cya kabiri uw'imbere abasha kugaragara ni muri ubwo buryo. Kera najyaga numva ababyeyi batukana, kumva umubyeyi atutse umwana we, aramubwiye ngo wiriwe uzerera nka roho mbi. Kubera icyo amubwiye ngo wiriwe uzerera nka roho mbi, amugereranyije nyine nuko azi ko hari roho mbi izerera yabuze aho ituriza. Nimusoma muri Yuda rimwe rugira igice kimwe, mugasoma umurongo wa 9, muzahabona iherezo ry'umugabo witwa Mose. Mose ngo amare gupfa yaje gutangirwa kuri bariyeri, atangirwa n'itsinda ry'abamarayika ndetse n'itsinda ry'abadayimoni. Bamurwanira bashaka kumujyana, umwe ati turamujyana, undi turamujyana. Aza gutabarwa nuko ijuru ryatanze itegeko riravuga ngo ni mu mwambaro umwambaro w'ibizinga yambaye, mu mwambiko umwambaro wera. None abadayimoni ntibabona uko bamujyana. Cyari ikimenyetso cyo gutsindishirizwa n'Imana ikagukura mu maboko y'abadayimoni. Baramutsindishiriza, baramujyana. None iyo batamujyana, iyo bariyeri rero yaragezeho, bakamera nk'aho bagiye kumusiganira, ntawe utayigera hakuwe muri uyu mubiri. None uyigezeho, ari abo bamarayika ntibakujyane, n'abo badayimoni ntibakujyane, urumva icyakurikiraho ari iki? Uretse kuzerera mu isi y'umwuka nka roho mbi. Baho ubuhamya se bwabo niboneye, bw'abansuye, nzabubaha mu kindi kiganiro. Uburyo bwa gatatu uwapfuye abasha kugaragaramo ni igihe noneho agaragara atari umuzimu. Aha abantu bari bafite amatsiko yo kuhamenya. Ni igihe agaragara atari umuzimu, ahubwo yarabonye ubugingo, yaragiye no muri paradizo, ahubwo hakabaho geste, hakabaho igikorwa cyo gutanga amakuru y'iherezo yagize. Akaba yagaragarira bamwe na bamwe mu muryango we cyangwa mu nshuti ze. Icyo gihe yabagaragariye biba bigenze bite? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 uhereye kuri 13, haba hagaragaye uwitwa marayika we. Mwari muzi ko umuntu agira marayika we? Uwo marayika watangirana nawe akiri uruhinja, akabana nawe niyakuwe muri uyu mubiri, amuhagararira mu isi y'umwuka iyo yabanye neza n'Imana. Nk'uko dayimoni nawe agira abahagararira mu isi y'umwuka, ni nako n'abamarayika bagira abo bahagararira mu isi y'umwuka. Marayika rero uhagarariye umuntu mu isi y'umwuka niwe ugaragara mu mayerekwa, nawe yambaye ishusho ya wa muntu. Abamubonye bakagira ngo niwe ugarutse, ariko ari marayika we uri gutanga imaje, uri gutanga ubutumwa bw'uko uwo muntu yagize iherezo ryiza. Aho mu byakozwe n'intumwa, mu gihe batekerezaga ko Pawulo yaba yapfuye, Herode yaba yamwishe, bagatungurwa no kumva ko manze, baravuze bati oya siwe, ahubwo ni marayika we. Marayika w'umuntu ashobora gutanga amakuru nyuma y'uko umuntu yapfuye, akabonekera abantu mu nzozi, bakamubona bakagira ngo niwe, ariko mu by'ukuri akaba atari we. Ahangaha rero ni naho na kimwe cyitwa kubonekerwa. Bimwe bita kubonekerwa niho gashobora no kubera ikintu cyitwa ibonekera. Kubonekerwa ngo nabonekewe nagize gute? Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 9:28. Yesu yabonekewe n'uwitwa Mose na Eliya. Uko bamubonekeye niko n'uyu munsi umuntu ashobora kujya muri paradizo, ariko hakazabaho igikorwa cyo kugira abo yabonekera muri ubu buzima. Birashoboka cyane.
nsoza rero, igihamya gikomeye cyane cy'uko cyemeza ko umuntu wacu w'imbere afite ubushobozi bwo kuba yagaruka akagaragara, ni icyabereye ku munsi twigeze tugikomozaho haruguru, umunsi Yesu Kristo atanga agakurwa mu mubiri akagera muri paradizo, hazutse hagaragaye imyuka y'abera yatembereye i Yerusalemu igenda ibonekera abantu. Mugira ngo yatembereye isi ifite umubiri? Ntabwo yatembereye ifite umubiri, kuko ntibazutse basubirana imibiri, ahubwo barimuwe bakurwaho bari bari. Nari mbabwiye nti igihamya gikomeye kigaragaza ko uwapfuye ashobora kugaragara, kigaragaza ko uwapfuye atari ikintu cy'ikibaringa kiba kigiye aho ngaho gusa. Hari umuhango ujya uba, umuhango twita gusezera ku wapfuye mu rusengero cyangwa n'ahandi hantu bateguye, ukabona abantu baramusezera bitonze bigenzesereye, ntawe ushaka kumuvugiraho amagambo mabi. Hari abantu bareba nyine bakavuga bati ndagira mbabwira ngo uriya muhango mujye munitonda cyane, kuko ushobora kuvugira amagambo mabi ku muntu ukagira ngo wenda nta hantu yahurira nayo cyangwa yahurira nabyo n'ayo magambo mabi, ukazasanga murakubitanye. Birashoboka cyane. Mwese mutekereza ko umuntu wacu w'imbere ubushobozi aba adafite nubwo kwinyagambura, kuko nyine yakuwe muri uyu mubiri, nta muvoma yinda. Imuvoma zikorwa n'uyu mubiri, uyu mubiri ni ukora muvoma, izo muvoma zahagaze. Ariko se mugira ngo nibaringire aho ngaho? Bibiliya igaragaza ko ahantu baba ababonye ubugingo baravuga, baganira n'Imana, babwira Imana bati kuki utari kujya kuduhorera? None urumva abantu bavuga ari ibintu by'icuraburindi biri aho. Icyo badashobora gukora ni ugupanga, nk'uko biri bivuga nta migambi. Ntibashobora gupanga ngo tuzakora ibi, tuzubaka, tuzagira gute. Wenda nabyo tuzabigarukaho tunyomoze kirya kinyoma abantu baba bavuga ngo kuzimu ngo umuntu arahagera kubaka ngo akagira gute, ngo hari inganda. Icyo tuzakinyomoza, tuzakigisha. Ariko ntabwo umuntu wacu w'imbere ari baringa. Uyu mubiri niwe usigara ari baringa, aho tuwushyize niwe usazira ugashira ibisimba udukoko tukawurya. Ariko uw'imbere wa wundi twatazi itangazo tukavuga ngo akuwe mu mubiri, hari aho yagiye. Aho rero yagiye afite ubuzima, kuko atabufite nta naho twazongera guhurira nawe. Ibyiringiro se by'uko tuzongera kubona abacu bivaye ni uko aho bari bafite ubuzima, barabufite. Abasi Yesu wabasanze hano muri paradizo, arababwira ati mwizamukire. Bose mugira ngo kuba barazamutse ni uko yabakanguye barazuka? Nta mibiri bazukanye, ntayo. Ni itangazo bahati mwigendere, kuko bafite ubushobozi bwo gutembera mu bubasha bwabo nk'uko abamarayika batembera. Noneho banahawe ni audience, barabwiwe ngo mugende batembere Yerusalemu. Bamwe basura imiryango yabo, babonekera abo bakoranye, babonekera abo babanye. Ubwo bushobozi bafite. None kuko utekereza ko wabuze ubugingo akaba umuzima akarimbuka watabufite? Wese si umwuka. Igihe cyo kumurimbura se cyari cyagera? Igihe cyo kumutwika se cyari cyagera? Igihe cyo kumuhana se cyari cyagera? Niba kitaragera rero, iyo roho ye niba nta hantu yaturije, nidapiratwa na Satani ngo agaruke mu ishusho ye, ubwayo nayo ishobora kwigaragaririra iri gukora muvoma. Hariyo myuka y'abazimu duhangana nayo, hariyo myuka ikorera mu bapfumu. Ibi bintu abapfumu boherereza abantu se bivaye? Ukumva umuntu bamwoherereje ibintu, wabyirukana bikavuga, bikivuga mu mazina, ngo nitwa Sebyatsi, ngo nitwa Muravumba, ngo nitwa Semirima, ngo nitwa Semabuye. Wakurikirana ayo mazina bavuze ugasanga ni amazina y'abantu bapfuye mu minsi yashize, bapfuye babaga muri uwo muryango. None bamujemo bavuye. Nuko abapfumu barabaterekereye, bazana iyo myuka, bamera nk'aho babanye nayo mu buryo bwo kuyiporoteza, barayikoresha,
bakayituma abantu mu buryo bwo kunaniza ubuzima bw'abantu. Ibi ntiwapfa kubyumva, umwuka w'Imana agufashe kubyumva, kandi kubyumva nabwo ni uko woroshya ibitekerezo nk'uko twatangiye tubivuga, naho nukomeza umutwe ntabwo byumva. Birashoboka cyane rero ko muri ubwo buryo bugera muri butatu tubasobanuriye hashobora kugaragara ishusho y'umuntu wigeze abaho mu buzima bw'abantu yasize mu buryo bw'inzozi. Icyo akora ntabwo yagaragara afite umubiri. Icyo cyo mucyumve, uzakubwira ngo twahuriye mu isoko agenda, oya, haba hari ubundi buryo bwabayeho wenda tuzabigisha, kuko inyigisho irimo ibintu byinshi, ariko ntabwo agaragara afite umubiri, ntabwo aba awufite. Cyakora umubona muri ya shusho, impagarike ye yose ukabona nyine nk'uko umuntu, ukamubona mu buryo bw'inzozi, mu buryo bw'iyerekwa, ariko ntagaragara afite umubiri, ntabwo agaragara afite umubiri. Ibyo yakora byose abikora nk'umwuka. Imana nibafashe, Imana nibagirire neza mu kwirinda ko wahura n'ingaruka yo gusanga uri mu ruzerero nyuma yo gukurwa muri uyu mubiri. Biragusaba ibintu byibuze bibiri: kwirinda kuba akazuyazi, Ibyahishuwe 3:14, irinde kuba akazuyazi bitazakwinjiza mu ngaruka yo kuba wazagera kuri ya bariyeri ukabura abamarayika bakujyana, ukabura n'abadayimoni bakujyana. Irinde kuba akazuyazi, mesa kamwe. Icya kabiri, irinde kujya wumvira ibyifuzo by'uyu mubiri. Abaroma 13:14, twe guha urwaye imibiri yacu ngo ibone uko ikora ibyo yararikiye. Wirinde kumvira ibyifuzo by'uyu mubiri. Umubiri wifuze, ariko ibyifuzo byawo byose ntubishyire mu bikorwa, cyane ibyifuzo biguteranya n'Imana. Amahoro y'Imana nabane namwe, reka mbashimire kandi mbabwire nti nimukore subscribe, ntacyo bitwaye. Reka dusenga Imana, we twabanye muri iki kiganiro, muri iyi nyigisho nziza cyane. Dusengana Imana. Wakoze Mwami mwiza Kristo kudushyigikira no kudufasha kugira ngo tubashe kuvuga ijambo ryawe. Sengeye buri muntu wese ufasha akanya ko kuryumva, umushyigikire kandi umufashe, umuye kubisobanukirwa. Twebwe turavuga, ariko umwuka wera nuherekeza ibyo tuvuze kugira ngo bisobanurire abantu babashe kubimenya no kubisobanukirwa. Ngaho fasha buri muntu wese ufite inzara n'inyota yo kumenya, kandi uwatwiterwaga n'izi mbaraga umurinde kandi umufashe. Imbabazi zo zikomeze zibeho muri byose mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaha umugisha. Ubutaha tuzabigisha ikindi gice kivuga ku ngaruka zishobora kugaragara ku bantu basurwa kenshi n'iyi myuka. Shalom, turabakunda cyane.